ubutumwa bwiza bwanditswe na igice cya gatandatu turasoma ku murongo wa 66. Muri kumwe? Yohana ibice bitandatu umurongo wa 66. Haleluya. Mahabonye. Bibiri ndavuga ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twaja kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo uhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu aramusubiza ati, mbese si jye wabatoranyije uko muri 12? None dore kumwe muri mwe n'umwanzi. Amen. Haleluya. Amen. Acha kusoma. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo twakuvaho ukajya. Haleluya. Twakuvaho ikibazo. Haleluya. Debera umuvandimwe muri Kristo mubaze wese kwanga kuri Yesu ukajya hehe. Haleluya. Twakuvaho uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko Imana ibyo byatunganye. Haleluya. Uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko Imana ibyo Haleluya. Muri kino gice cya gatandatu Yesu yakoze ibitangaza bibiri. Ibitangaza bingahe? Igitangaza cya mbere Yesu yakoze, uhereye ku murongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya.
ariyo yitwa Tiberiya. Yesu wageze aho hantu, abantu benshi baramukurikira. Bamaze kumukurikira, abantu ari benshi ku musozi, yazamutse umusozi. Bibiliya iravuga ngo umuntu bita Filipo ngo aramugerageza, aramubaza ngo ese turabahezi, turabishiri, turabagaburira iki? Ubwo yamubwiye nuko Yesu yavuze. Yesu yubura amaso ku murongo wa 5. Abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo. Yesu yababajije Filipo, turagura he izo kurya ngo aba babone izo kurya? Icyatumye amubaza cyo, yagiraga ngo amugerageze ubwe, yari azi icyo ari bukore. Yesu yabajije Filipo, aramubaza ngo Filipo we, aba bantu bari benshi tubabwira icyo hehe? Yesu yari yamaze kumenya igitangaza agiye gukora. Filipo aramubwira ngo aba bantu kugira ngo tubagaburire birasaba amafaranga menshi. Turi kumwe? Birasaba iki? Bibiliya iratubwira ngo Filipo aramubwira ngo imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, n'uko umuntu yarya gato. Mu yandi magambo, Filipo aramubwira ngo ibyo waba utekereza nta mafaranga unagira, nta n'ibyo ushoboye, none uti urabagaburira. Niyo wagira idenariyo 200, niyo yamubwira ngo niyo wagira ibihumbi 500. Mu yandi magambo yarabwiye Yesu ngo ntayo ufite, niyo wayagira ariko nta nayo ugira, ntiwabasha kubagaburira, n'ubwo umuntu yarya gatoya. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo umwe mu bigishwa be ariwe Andereya mwene se wa Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana gutya? Yesu yashaka kubabwira ngo turabigura se. Bari ku musozi, ntaho bari kubigura. Ikibazo cya mbere, ntaho bari kubigura. Ikibazo cya kabiri, nta mafaranga bari bafite. Byasabaga ko Yesu akora iki? Igitangaza. Haleluya. Haleluya. Byasabaga ko Yesu akora igitangaza kugira ngo barye. Amen. Nibanga bafite ikibazo kibi. Ntabwo ntacyo mufite. Nabo bantu bafite ikibazo ntabwo gitangiye rwose. Niyo muri Bibiliya cyari. Haleluya. Kandi ukizahura. Amen. Nk'uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo mwicaze abantu. Kugira gute? Mwicaze kugira ngo tubagaburire. Hari imigati ingahe? Imigati ingahe? Imigati 5. N'ifi zingahe? 2.
imigati 5 n'ifi ebyiri mwicaza abantu baricara abantu 5,000 ku migati ingahe n'ifi zingahe kandi abo babaze bari abagabo gusa barajya abakuru baricara mu byatsi ngo hari icyatsi byinshi niko n'ibiribwa baricara kugira ngo bagire gute barye abana 50 abantu 5,000 umwe 2 3 4 5 6 7 ijana rimwe 200 300 400 500 igihumbi kimwe ibihumbi 2 ibihumbi 3 ibihumbi 4 ibihumbi bingahe 5 bose bagiki nukuvuga abantu igihumbi bagombaga gusangira iki abandi bagasangira iki Yesu zarashobokaga Haleluya ariko Bibiliya ngo Yesu arawufata arawushimira arawumanyagura Haleluya arawubaha bararya barahaga Haleluya bararya bagira gute ndetse tibahaze gusa Amen Yesu cyubahiro Haleluya Yesu aracyakora Amen Yesu aracyagira gute uwo mugati Yesu yatubuye cyangwa uwo mugati n'ibyo nayo mazi Yesu yatubuye Yesu watubuye iyo migati n'ubu aracyahari Yesu aracyakora aracyatubura iki kandi imigati yatubuye yari imigati y'umwuka yari imigati isanzwe yo muri butike dukomere Yesu amashi Haleluya Yesu marichuwe mureba murebe Haleluya ibidashobokera abantu bishobokera Imana ibizunaniwe Yesu ashobora kugira gute abigishwa ba Yesu babanaga na Yesu babonaga imigati 5 n'ifi 2 atuzababare ariko Yesu kubera kuko yiyizi afite imbaraga zose arababwira ngo nicaza abantu Bibiliya yatubwira ko bateranya ibyasigaye Haleluya Yesu yarabwira ngo muteranye ubuvungukira busigaye atagira ikintu cyitwa ubusa bateranya kuzuza indonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano ubwo bariye basigaje Haleluya indonga murayizi indonga 12 zirasaga buriya mwene mbabwiye inzara buriya si ntabwo ariyo muntu inzara ariyo mu mutima abantu benshi bareba inzara kubera cyane baba babona nta bintu bitari ariko byamara no kuza bagahita bahamba kubera ko umutima niwo utahaga ababigishwa bari bafite inzara y'igihe kirekire baganira bavugana na Yakobo ngo ntaho twari kurya nta n'amafaranga dufite ikibazo dufite cya none mu bakristo cya mbere dufite twebwe naje nishizemo ni ugushyiramo Yesu ibyo akora ibyo atabasha gukora Yesu arakora ibi ariko ibyago Yesu akora iby'umwuka agakora n'iby'umubiri Haleluya Haleluya Yesu
cyananira Yesu. Icyo ni igitangaza cya mbere muri bino twavuze Yesu yakoze. Babibonye, haleluya, baravuga ngo uyu ni wa muhanuzi wagombaga kuza mu isi, baravuga ngo tumwimike, haleluya, tugire gute ngo Yesu arifura arahuka. Abantu rero bakunda Yesu kubera ibitangaza bifatika, bagahita bamugira umwana, ariko inzara ya kera yongera kubaho. Yesu akora ibitangaza, ariko tugomba kumwizera gusa kubera yaduha imigati, kubera yaduha kubera yaduha amafaranga. Natwe tugomba kumenya kuko niwe ushobora byose. Haleluya, niwe ushobora byose. Yesu ashoboye byose. Haleluya. Mu bibazo byawe ufite, mu nzara ufite, nuko hari amapfa, nuko hari ibintu bikomeye, ariko Yesu watuguriye imigati ashobora kukuzanira. Haleluya. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ibiriba ibisarura, ibihunika mu kigega, ariko so w'ijuru arabigaburira nabyo. Haleluya. Icyo ni igitangaza cya mbere cyako Yesu yakoze. Yagaburiye abantu 5,000 imigati 5 n'ifi 2. Barahaga bose, barasikaza zuzura itonga 12. Haleluya, haleluya. Ni Yesu wabikora wenyine. Yesu niwe wakora icyo gitangaza wenyine. N'uyu munsi yagikora, yakora ikirenze icyo, kuko igitangaza kigira komini. Ikindi gitangaza Yesu yakoze, abonye abantu bagiye kugira umwami, bagiye kumwimika, ahita yishura abavuma aragenda. Ku murongo wa 16 Yesu yagendesheje amaguru hejuru y'indi, yagendesheje amaguru hejuru y'inyanja. Ni Yesu wenyine, haleluya, gutegeka amazi, agategeka imvura, agategeka ikirere. Icyatumye Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja, icyatumye Yesu atungura imigati, kwari ukugira ngo abantu bamenye uwo ari we, bamwizere. Haleluya. Bagira gute? Ureke babwire. Buriya Yesu nubwo tumuririmba, tukanabwiriza, tugakora ibindi bintu byose, ariko ikintu dushakaho kimwe gusa, kiruta ibindi byose, ni ukumwizera. Haleluya. Nukugira gute? Kwizera umwari. Ibi byose Yesu yabikoze kugira ngo abantu bamwizere. Kugabura imigati, kugenda hejuru y'inyanja. Amen. Ikibazo uyu munsi, kuko wakurikiye Yesu, kuko wizeye Yesu. Bakutekereza kuki wakurikiye Yesu. Kubera iki? Bagukije, bakakubwira ngo haguruka niba utubwira impamvu zitanu zatumye ukurikira Yesu. Bazibona? Haleluya, haleluya. Hari abantu bashaka kuba bakurikiye Yesu kubera Yesu yambwiye indwara. Hari abantu bashaka kuba bakurikiye Yesu kubera yambaye abantu. Hari abantu bashaka kuba bakurikiye Yesu kubera ko barishoje ambi ibiryo. Hari abantu bashaka kuba bakurikiye Yesu kubera kuko bakavuga
imigisha isanzwe bene itandukanye. Haleluya. Bakuvaho tukajya handi iwe ufite amagambo meza Haleluya. Dufite impamvu zo gukurikira Yesu zirenze imigabo. Haleluya. Dufite impamvu zo gukurikira Yesu zirenze kuba imyenda. Dufite impamvu zo gukurikira Yesu zirenze kuba yakubaka inyubako ngiyi. Dufite impamvu yo gukurikira Yesu birenze kuba Imana yaduhaye umugisha w'abana. Dufite impamvu yo gukurikira Yesu birenze kuba Imana yaduhaye umugabo. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bafite impamvu ziciriritse zo kuba abakristo. Hari abantu bafite impamvu zo mu rwego rwo hasi zituma baba baririmbyi n'abakora. Ni iki cyatumye ukurikira Yesu? Haleluya. Ni iki cyatumye uhitamo Yesu? Yanumva bagijwe n'uwo Yesu uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byanjye. Haleluya. Aba bantu rero babonye Yesu abagaburiye gitumye Yesu arifuranye ngo yambuka inyanja agenda hakurya. Babonye ubwato bwuzuye bari bwakajya n'igishoro n'amaguru aduciye. Umuntu w'abarozi inda izatabantu ku giti. Bahita bavuga ngo dufate amato tutangira hasi. Bose mu amato Yesu aje kubona abona igicu cy'abantu babanze yakaburiye imigati bose. Batangira kumubaza ngo ese Yesu wabonye hano? Uri hano? Yesu ababonye, Yesu arabitegereza arababwira ati uko yababwiye basome umurongo wa 24. Bibiliya ngo bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa kandi Yesu atigiragira abigishwa be mu rugo ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo nuko ayandi mato avuye imbere y'amaze kwambuka afata bugufi bwaho baririye ya mitsima. Umwami Yesu amaze kwishimira nuko abo bantu babonye ko Yesu adahari bigira muri ayo mato ubwabo baja i Kaperinawumu gushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigishwa waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ni ya mitsima. Haleluya. Ino bahaye mitsima. Ino bahaye iki? Haleluya. Nukuri birashoboka ko ari Yesu ukureye cyane bitangaza bitumukuriye. Ariko amaso yawe agomba guhera muri utwo bitangaza dufatika. Haleluya. Haleluya. Ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ni ya mitsima mwariye mugira gute?
byose bakurikiye Yesu kubera imitima y'abahaye abantu. Kubera imitima yagize gutya, Yesu nzakugushima, Yesu nzakugushima, wambaye ikibanza, wambaye inzu, wambaye imodoka, wangiriye kurya, abana barize, Yesu nzagukurikira, Yesu nzagukurikira. Ni Yesu wabikoze, ariko ni ibintu byo hanze, ibintu biciriritse, ni Yesu wabikoze. Ntitugomba gukurikira Yesu kubera iki? Imitima. Ntitugomba gukurikira Yesu kubera amazu. Ntitugomba gukurikira Yesu kubera imodoka. Ntitugomba gukurikira Yesu kubera yaduhaye abantu. Dufite impamvu zirenze izo ngizo zo gukurikira Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuko dutangiye hano n'ababwiye ngo hari imitima ingahe? Hari imitima ingahe? Haleluya. Hari imitima ingahe? Ibiri. Ubyange ubikunde kandi iyo mitima yose urayikeneye mu buzima bwawe. Yesu arababwira ngo ni ya mitima mwakurikiye niyo yatumye mukurikira. None arababwira ngo ntimukorere ibiryo muzajya mwarangiza mugabo. Hari ibiryo by'uburyo bubiri. Ibiryo bigabuyemo kubiri. Haleluya. Hari ibiryo bigabuyemo ibice bingana. Hari ibiryo umuntu arya bigashira n'abagabo. Nabyo birakenewe. Ubishakishe mu biryo. Ariko birashira kandi wabiriye agapfa. Hakaba n'ibiryo umuntu arya ntibishire. Haleluya. Kandi bigahora. Haleluya. Hari umuntu abantu benshi bashonje bakarya bagahaga bongera bazongera gusoza. Arashobora no gutwika indongo agatwika n'ibindi akavuga ngo ntabwo azongera gusoza. Haleluya. Turi kumwe? Muri kumva? Yesu arababwira ngo hari imitima ibiri. Hari umutima usanzwe n'abahaye hakurya y'inyanja murarya murahaga niyo mpamvu kugira. Ariko hari umutima mugomba gukorera. Uwo mutima ufite ibintu bitatu biwuranga. Ijambo rya mbere ni umutima w'ukuri. Haleluya. Ni umutima w'ukuri. Ubu ni wese ukuri kubera kuko urawurya ukigera ko ubiguse utazongera kumva ibi ni ibintu bikuri imbere n'ahazi kubera ko wahazi n'ukinyoma urabukuresha. Ariko umutima nyakuri ni umutima urya ntwongere kugira gute? Ni umutima urya ntwongere kugira iki? Haleluya. Kandi umutima urya ntwongere gupfa. Haleluya. Haleluya. Wakurikiye Yesu ukomeye utanga umutima usanzwe akagamba n'umutima w'ubugingo udashira. Haleluya. None ubaze mushiki wanjye uvandimwe niyo mpamvu ugomba gukurikira Yesu. Niwe mutima wagukurikira Yesu. Ni umutima w'ubugingo, ni umutima w'ukuri, ni umutima urya ntwongere kugira gute? Ariko isi urenze amashimwe yatambutse uyu munsi mu matorero ni abantu bashimye Imana kubera umutima ushima. Imana yambaye isambu, Imana yambaye inzu, Imana yambaye inzu zose bizarangira. Ariko abantu gushimira kubera Yesu. Yesu wenyine.
ibyiringiro byacu ni nde, yutabasha gukoza abantu isoni.